Twongeye kubaha ikaze abakurikiye Impamo Media, tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro ku muntu mwamenyereye cyane wateye imbere mu binyamakuru uwo bita Yago. Akaba ari umunyamakuru ushobora kuba azamutse mu gihe gitoya. Mbere gatoya yuko twakomeza, reka tubanze tubibutse gukora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro bya buri munsi, mwibuka share na comment. Uyu musore wacu dukunze kwita Yago akunzwe n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abadiaspora baba mu mahanga. Usanga abakecuru n'abasaza, abana, abasore n'inkumi bavuye mu byabo, bose bifuza gukurikirana ibiganiro bye. Ibikorwa akora, ni umuhungu ufite umurava, ni umuhungu ukunzwe n'abatari bakeya cyane mu gihugu, muri Afurika, isi yose muri rusange. Ni umuhungu wavutse mu bana 10, akaba ari we mwana w'umuhererezi, akaba akundwa n'iwabo kubera ibikorwa agenda akora bikunzwe n'abantu mu gihugu cye ndetse n'akarere avukamo, akaba abasha kubahesha ishema. Kuri uyu munsi wa none bivugwa ko ababyeyi be batuye mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Nyagatare, mu gace k'aho bita Tabagwe. Uyu Yago muzi nk'umunyamakuru, hari abamuzi nk'umuhanzi, ariko benshi kubera uburyo ari umusitari bagiye bamuzi mu buryo bwose, mu bikorwa byose yagiye akora. Inzozi yari afite akiri umwana mutoya hari harimo ko azaba umuhanzi, ariko biza kuba ngombwa abanza gukora ubunyamakuru, aribyo byanamufashije kugenda azamuka atera imbere mu byo akora kugeza kuri iri zina afite ubu ngubu. Mu binyamakuru bitandukanye yagiye akorera, harimo ikinyamakuru cyamenyekanye cyane nka Good Rich TV, ifite ibiganiro bigiye byigisha ku buzima. Akaba yarakoreye n'ikinyamakuru gikunzwe cyane bita TV10. Akaba yaragiye akuraho experience yo kuba yaba umunyamakuru. Akaba ari amaze gukorera aho ngaho, yaje gufungura channel yitwa Yago TV Show, akaba ariyo mwamumenyeho cyane muri benshi, akaba ari natwe tumuziho, bikaba ari byo bituma tumushyira mu bantu twababwira inkuru ye. Dusubiye inyuma gatoya, ibyo bitangazamakuru yagiye akorera mu gihe kitari kinini cyane, nibyo yagiye akuraho uburambe, aza kubona n'uburyo bwo kugenda yinjiza amafaranga make akora saving, muri bwa buryo abana batoya bagenda babika amafaranga mu kabogisi. Yaje kubikamo inote n'ibiceri, ibiceri biza gutera umugesi ku note, zigenda zicikaho gakeya, zimwe ziza kumupfira ubusa. Bamwe bamubajije impamvu yabikoze gutyo, bamubajije impamvu yakoresheje ubwo buryo, avuga ko ari uburyo bugenda bufasha abana bakiri batoya n'urubyiruko rubasha kubona amafaranga make make, kuba hari ikintu kigari bazakora imbere habo hazaza. Yaje kuyatangiza iriya channel mubona Yago TV Show, imaze kubaka izina ritari ritoya muri iki gihugu cyacu, ku buryo imaze gukundwa n'abatari bakeya mu Rwanda no hanze y'igihugu cyacu. Amazina yiswe n'ababyeyi ubwo yabonaga izuba, yiswe Nyarwaya Innocent. Akaba aragiye azamuka gake gake akora uko imyaka yiyongera. Akaba ari umwana wabaga ari gukina n'abandi umukino tuzi nko kwihisha, akajya ajijisha abandi bana, yajya kwihisha agacikwa akaririmba cyangwa akaba avuga utuntu tw'inkuru kubera gukunda ubunyamakuru. Ibyaherekejwe n'ibyo byose kuri Yago,
yaje kugera igihe atangira gukora umwuga wo kuririmba, aribwo yadutayemo indirimbo ya mbere yise Si Uw'ejo, yavugaga ubuzima bwe uko yagiye azamuka, umugambi w'Imana koko agaragaza ko atari uw'ejo. Yari ikubiyemo abasitari bagiye batandukanye, abenshi mwabonyemo mwasanze ari abandi bantu nabo bagiye bafite hiti iri hejuru mu Rwanda. Muri abo basitari bari barimo harimo muzi ku izina rya Juno Kizigenza, Ndimbati wamenyekanye muri sinema nyarwanda no mu makomedi atandukanye, hakaba uwo yazamuye bita Inyogoye cyangwa Isaboy, DJ Buriyane n'abandi batandukanye batari bakeya. Nyuma yaho yaje kuduha izindi ndirimbo arizo Swingi, Rata, kugeza ubu ari kuyo bita True Love yaduhaye nyuma y'iyitwa Original Copy. Noneho uno muhanzi akaba ari we musitari w'umunyamakuru ugezweho nyuma ya ba Philipita na ba Uncle Austin. Nk'uko mubizi isuku igira isoko, kandi amasomo aba afite aho yaturutse, kandi n'ubwenge burarahurwa. Uwo bita Yago ahantu yaba yarize pirimeri, yize mu kigo cyitwa Gishuro Primary School. Uwo Revo aza kuyiga aho bita Rutonde Secondary School muri Rwamagana, asoreza ku kigo bita St. Aloys Rwamagana, aho yari n'umu-DJ mu kigo yigagamo. Yago kugeza ubu ari mu basitari bakomeye cyane mu buryo bwombi. Akomeye mu buryo bw'ubunyamakuru, akaba ari n'umuhanzi uzwi ku izina ritari ritoya, kandi ukunzwe na bose, ukoresha ukuri ku buryo inkunga zose zimunyuzeho azigenera abo zikwiriye kugeraho neza. Ubu ngubu kugeza ubu afite imyaka 28 y'ubukure, akaba ari mu basore b'urubyiruko bensipira abanyarwanda mu gukunda ibikorwa byabo, kugeza no ku buryo bwo kwizigama nk'ubwo yakoresheje kugira ngo agere kuri miliyoni irenga y'amanyarwanda. Yatangije gukora umwuga we wamugejeje kuri ibi byose mubona. Murakoze kubana natwe mu kiganiro twari twabateguriye ku muhanzi umunyamakuru bita Nyarwaya Innocent. Mwakoze cyane kandi turabakunda. Ukora subscribe, share na comment kugira tujye dukomeza kubana nawe mu kiganiro cya buri munsi. Buri uko dushyizeho video ujye ubasha kuyibona. Sawa, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.